ariko nige nashatse umuyobozi wo muri Kongo ushyira mu gaciro naramubuze. Ahari aho wenda barahari ariko nuko batavuga. Numvise Mutabazi sinuwo wenyine, hariho n'undi wo muri Canada wonzi twavuganye aramundegere ko ntabwo nagiye kujya kubyamamaza, ariko hari ikindi numvise cy'undi muntu wo mu diaspora nawe wuririye bavuga yuko ngo hari amafaranga ye yamuriye. Nabonye kiriya kintu cyakuruye abantu comments, I mean zimugira ngo zimaze kujya muri za 200, abandi ba views bararenga mu bihumbi nka 70 ingahe. Ibyo byo rabyihutira kubireba kwayi, kuko Apotre uriya witwa Gatera Norbert ndamuzi, ari n'umwana ari umwana ukora cyane bya Kampala azana ibintu, aho kuba yarageze kuri rwo kuba afite ubuganda n'ibyo byantangaje, kuko njye muheruka kera muri 2004 na 3 yigeze kuvuga ngo ahora asimbuka imitego, sinzi nayo icyo kiganiro ukibuka. So ndavuga nese ya mitego iramushibukanye yajyaga avuga. Numvise bavuze ngo bavanye igihano cy'urupfu, kandi byo nje ntabwo mbyemera kuvana igihano cy'urupfu. Turabasuhuje kandi turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri iki cyumweru. Twizere ko muri amahoro. Hari abari mu Rwanda turabasuhuje, ari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, n'abari mu mujyi wa Kigali n'abari mu majyepfo. Twizere ko mumeze neza. Turi kumwe rero na Pastor Peter Musisi, muramumenyereye buri ku cyumweru kugenda atuganiriza tugezaho ibiganiro bitandukanye. Twizere ko hari abavuye mu misa, hari abavuye mu materaniro. Pastor, turagusuhuje cyane, twifuriza icyumweru cyiza nawe. Murakoze, nanjye ndabashuhuje. Neshimana ku bwanyu bw'umurimo mukora mwiza wo kwamenyesha abantu kuri, kandi nkabambone umwanya wo gusuhuza aba views bacu ba subscribers bo kuri urubuga rwa Primo Media. Tubifuriza n'ibihe byiza mwese abavuga muri Kinyarwanda, bari mu Rwanda, bari mu karere kacu k'ibiyaga bigari ndetse na East African Community, abari hirya no hino kuri umugabane wacu mwiza wa Afrika, abari hakurya y'amazi magari ndetse n'abibereye mu birwa bikikijwe nayo. Mwese turabashuhuje, tutibagiwe abarundi n'abanyamurenge, abarwanda fone bacu muri Kivu y'Amajyaruguru, abahana bahangaza, abahoro n'abafumbira bari mu bihugu byose bidukikije. So Imana ibaho umugisha, turabakunda, tubifuriza gukizwa nta kindi. Pastor, usanzwe tuganiriza ku ngingo zirebana na politike n'ubuhanuzi, ndetse tukareba mu Rwanda, mu karere, muri Afrika no hirya no hino ku isi. Uyu munsi reka duhere mu Rwanda. Muri iki cyumweru havuzwe cyane urubanza rwa Bamporiki Edouard, wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, wemeye ko yakiriye indonke. Urubanza rwageze mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, araburana mu mizi. Uru rubanza ruzasomwa ku itariki ya 30 z'uku kwezi. Hanavuzwe kandi iby'umugabo ushinja Apotre Mutabazi kumwambura amafaranga y'ubukode bw'inzu. Ngira ngo izi ngingo zombi hano mu Rwanda nizo zagarutsweho cyane. Warazikurikiye? Narazikurikiye. Reka duhere ku rubanza rwa Bamporiki Edouard. Wumvisemo iki? Warwumvise ute ukurikije ibyo itangazamakuru ryaguhaye n'ubusesenguzi bwawe? Ibyo numvisemo kuri Bamporiki ntabwo natekerezaga yuko byanaba. Ni ibijyanye n'uko ngo yari afite uburyo abona amafaranga yakura mu bantu. Simbihamya, ariko niba ariko byari bimeze byarambabaje. Buryo yakuraga ngo afite n'icyumba hariya muri hari hotel hari Remera yitwa Grand Legacy. Grand Legacy. Ajyamo kikabaho, ubwo cyumba ntiwamenye ibyo ari byo, wenda se nicyo twaramwe abashoreke n'ibiki. Ibyo ariko twe kubitindaho ko byo ni ubuntu umuntu wagira uko amera. Gusa ikintu cyo numva cyo extortion niko tubyita, kubona amafaranga mu buryo butari bwiza kandi binyuze mu iterabwoba. Uriya witwa Gatera Norbert ndamuzi, ari n'umwana ari umwana ukora cyane bya Kampala azana ibintu, aho kuba yarageze kuri rwo kuba afite ubuganda n'ibyo byantangaje, kuko njye muheruka kera muri 2004 na 3 So rero kuba yarageze aho ngaho byari numvise bishimishije ko yateye imbere.
ariko kuba rero yari umuntu uriya muntu kandi uva yari umushuti we kandi ari we ngo washakaga kumufasha kandi mu kumufasha akamusaba amafaranga. Umujyi wa Kigali wari waramufungiye uruganda rwe, ibyo wenda ni ibyabo sinzi impamvu bari bamufungiye, wenda bijyanye wenda n'ubuziranenge wenda bakurikiza, ariko nuko we yavuze ngo aramugira ate aramufasha, noneho yarangiza agafata amafaranga akamusaba amafaranga kandi ari inshuti. None ikintu cyashekeje nuko miliyoni 3 yazishyize kuri kontwari ngo bajye baza bazinywere. Babaga mu ambiance kandi abarebera muri ambiance yarayivuze. Ebyiri azitwara kuwitwa mpabwa n'amaguru, ariko mpabwa n'amaguru we ntiyamenye impamvu yazishyizemo, ngira ngo kwari nko kuba bazibitse mwaho, ngira ngo wenda baze kuza kuzitwara. Gusa icyo ntabwo ari cyiza, kuko umuntu w'inshuti yawe nabagize ikibazo you don't expect money. Hariho n'abandi ngo yajyaga abwira amafaranga ngo akababwira ati nimuzane, je nari nzi ko biriya ntabwo biri seriye nkuko bimeze, ariko byarambabaje ku muntu nkuriya w'umusore muto wakabaye ari umuntu ushobora kuba ari exemplary, kandi yaragize na opportunity, yari umwana mutagiye mu bintu nk'ibyo, abonye opportunities by'abandi wenda batanabona bari hano hirya no hino, kandi numva ari n'umukristo ku ruhande rumwe niko nabyumvise, ari n'umukorari ngira ngo, ariko ibyo ngibyo sinjye ndashaka no kubitinda. Ibyo Kristo twese ni ubuntu bw'Imana dufasha, kandi cyo ntabwo nagitindaho, ariko nicyo numvise gishya numvise, kandi numva kiciye intege, kuko namwe abantu batekereza wenda yuko n'urubanza wenda bishobora kuba hari abantu bamubeshyeye, cyangwa yigeze kuvuga ngo ahora asimbuka imitego, sinzi nawe icyo kiganiro ukibuka. Yego ndabyibuka, bari muri inteko rusange ya FPR. Yes, avuga iby'imitego asimbuka n'iki, so ndavuga nese ya mitego iramushibukanye yajyaga avuga, ariko when things came out, sivuga ngo ni ukuri, ariko na allegations, kandi izo allegations kuba yarabyemeye akabisabira n'imbabazi, ndibwira ko it's very unfortunate ko bishobora kumwicira kariya ye. Gusa icyo nanjye navuga ndangiza nuko bazamufasha bakamugirira imbabazi, nusha ibihano biri bikomeye ari birebire, kandi ntabwo hano umuntu ngo apfe. Numvise bavuze ngo bavanye igihano cy'urupfu, kandi byo nge ntabwo mbyemera kuvanaho igihano cy'urupfu, ariko byo numva n'ibyantuza n'ubutware butegeka isi nibwo bugenda buzana ibyo bintu. Igihano cy'urupfu bituma habaho icyo bita impunity, ntabwo ubuhanye umuntu akica abantu akagira ate barangiza bati urugendo cy'urupfu we n'icyo kureba. Noneho kandi uwibye nk'ayo mafaranga wenda yarayibye, yego sivuga ngo ni byiza, noneho wakumva abantu bamuhaye ukumva ahubwo ari byo kumwica. Miliyoni 100 hariya siko na 200 na gifungo cy'imyaka, ariko ku muntu ufite miliyoni 200 I think ko ari ubusa. Yari afite miliyari se, yatangaje ko yujuje miliyari publicly, ariko ko miliyoni 200 kuri we bari nko na kantu gato. None se ni igihano bamuhaye bakurikije yuko afite miliyari, cyangwa oya bamusabiye ubushinjacyaha bwamusabiye gufunga imyaka 20 y'igifungo no gucibwa ihazabu ya miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda, bukurikije nyine uko bw'interpreta ibyaha yakoze. Is it in the law? Tegeko riravuga ngo icyo cyaha kigomba gusabirwa ayo mande, cyangwa ni ikintu umuntu atekereza? Yego ni itegeko, gusa nyine mu bushishozi bw'umucamanza nawe bigendanye no gusobanura amategeko ashobora kubigabanya cyangwa akabyongera, we never know. Amafaranga bamubaza yatwaye nangahe? Hari gushingirwa ku bwikube bw'indonke yakiriye. Noneho na Robert ni wamureze avuga yuko amutoteza, yamureze muri RIB avuga ati nimubona ibintu byanjye bifunzwe muzamenye ko hariho umuntu ntoteza. Byumvikane ko no gufunga rwa ruganda ushobora kuba byaraturutse kuri we. Umujyi wa Kigali kugira ngo bifunge ashobora kuba ari wateje iyo saga kugira ngo yego
that is really bad. Noneho hanyuma biza kumera kuri imyaka bamukatiraga ingahe? Bamusabiye ntago baramukatira, baramusabira imyaka cy'imyaka 20. aho rero ariko akavuga ati muramutse mumfunze iyo myaka sinabona uko nkorera igihugu, sinabona nuko I want to talk about the fairness of the law. Actually, the injustices of the law. Nabari Rwanda cyaba ari gisi yose. Kuko umuntu iyo yishe umuntu bashobora kumufunga imyaka 20. Burundu. No, burundu yagikuza kigambiriye. Yego. Ariko atabishaka ni 15 kuzamura. Atabishaka. Ariko n'abantu ba Burundi ashobora kwitwara neza bakayigabanya. Oya. No automatic. Keretse hari ya amnesty presidentielle. Presidential amnesty. Yeah. No, 20 years is really big. Zikiri gikomeye. Okay. Ubwo uko bimeze gusa. Nyinshi ugereranyije ningahe niki? Ni miliyoni 5 cyangwa ni cy'umuntu cy'abayibye burya kuba mu buroko nubwo yaba ari imyaka 3. Sivuze ngo niyo bagomba gutanga ariko nakwereka gusa uburoko imyaka 3 buri by disorganized completely. Kandi ubabaye uburoko ni ikintu kibi cyane. Ya gusa nk'umuntu wa miliyari afite nk'iyo ngiyo yayibitse imyaka 3 araza agaba yakora ibindi gusa kuko yatakambye akaba yarabonye icyaha cye turebye n'imyaka ye rega ibintu hari ibintu umuntu ajyamo mu bwana buryo ubusore ni ikintu gikomeye cyane agashaka kuryiraha noneho kandi na background ye ko nigeze kumva avuga ngo ajya gacukura n'abari imisarani nigeze kwicukura agera i Kigali nta bamubonye ayicukura ariko nibyo yavuze we ni wabyivugiye ariko nta bamubonye ariko ni we icyo yivugiye niwe muhamya nanjye niko nabyumvise urumva icyo ushaka kubivugira by'ibisarane ni ukuvuga ngo ubwo ni humble beginning umuntu agatangirira hasi so iyo ugize ukabugwa mu bintu nabyo bishobora kukoraptinga bikagusaza kereka ufite restraints zituruka ahandi tubimenye ibyo muri kamere y'umuntu bibamo ariko politically hari n'uburyo umuntu ashobora kuvuga ikintu nk'icyo agira ngo akurura amarangamutima y'abantu ati natangiye ncukura imisarani ntangira ngira gutya just kugira ngo abantu bagire pity bagire feelings zo kumu appreciate nabyo birakunda ariko whatever case ukuntu nyine yazamutse mu kanya kabaye depite sai yabanje kuba depite then he became a minister yagiye no mu itorero ry'igihugu so ni imyaka yacu y'abanyafrika ga imyaka 20-30 kugwa mu bintu bikomeye nk'uko kandi bamureba bishobora kumukoraptinga nabyo kwamukoraptinga bikamutesha ariko ubu ashobora kwiga kumva yuko ubutaha azitwara neza nkaba rero ngiye ntekereza ko bamufasha bakagabanya bamwumva bakaba bamugabanyiriza byaba na ngombwa akaba yariha nayo mafaranga ko n'abafite amafaranga yayariha nacyo ubwacyo cyaba ari igihano noneho wenda bakamubona kiriya gihano gisubitse cy'imyaka hariya n'itanu igisubitse bavuga ngo ntabwo ujya muri prison ariko anytime ukoza kandi kantu wagenda ubwo rero wagenda bagahera kuri ya myaka okay yeah but he's a young man nacyari umusore ashobora gukora ibintu kandi ibyo yakoze ibyo ngibyo nk'ubwese akamuseze ashobora kuba zarabitumye biba abacamanza bagira even his excellence nawe yamufasha ntabwo dukeneye abantu benshi kuba muri za prison za niko atavuye cyane cyane nkuriya ushufite amafaranga ashobora kufite amafaranga yate akayishyura ahubwo nayo mafaranga bakamuhinkwa yaringa uko yabonye si inkozi wenda bashobora kuba atari amafaranga yabonye ate ariko wenda ko nta bimenyetso bindi ariko yandi azwi yishyura akaba yishyura nawe undi akamuriha faranga ye n'ibyo bintu byose agira kumuseka muha n'impoza amarira ko yamubabaje kandi ari inshuti the guy akaba free akagenda n'undi akacuruza cyangwa ku rutundi pastor ubivuze kuko ari minister usanzwe azwi cyangwa no ku wundi wese byabaho kuriya kubera ko hari abavuga bati niba muri kumusabira imbabazi kuko ikintu cyazisabiye n'abandi bagiye bagwa mu byaha nk'ibyo bakaba bafungiwe icyo oya genda avuga nka we nkurikije we uko muzi as a person ariko nundi nawe mumenyibye nawe umuntu yamuvugira ntabwo ramuvugira ko ntabwo ari burwo ruvugira abantu so ndumuvugize ahubwo gusa natanga igitekerezo cyane nkurikije situation ikomeze
kuko hari imvugo njya numva ivuga ngo burya umuntu ngo kugorora umuntu ni ikintu cyiza, bajya bakivuga ngo umuntu nanjye hari uruhande rumwe nkeme igihe cyo ntemera ni umuntu wishe undi, kuvuga yuko agomba gukomeza kubaho akidegembya, ejo hagira n'impamvu runaka zibaho akaraba yanasohoka akigendera, nk'abariya bo numvise bari muri Niger, harya ni muri Niger cyangwa ni muri bamwe barekuwe na ICTR. Ubu bagore babo bigaragambije, abagabo babo ntibabaha uburenganzira bwabo ntaki. Anyway, kumva yuko ari ikibazo kiri aho ngaho, wenda umuntu yisha abantu ari aho, imyaka ya Loni bamufunze imyaka 10-15, none abantu barigaragambya nta n'isoni bafite, ariko ubutabera bw'isi burasetsa. Ariko bo ibyo kandi kubitindaho byo, ariko gusa kandi ibingibi biriho bamuri kishude birurize, bamufasha bakamwumva, n'abandi bameze nk'abo twubigeka yabo umuntu yagenda ka parika y'umuntu akayireba. Uvuga ngo niba bamufasha bazafashe n'abandi bameze nkawe. Abana bameze nkawe se nabaye niyo barakatiwe ari ba minister se cyangwa ari abantu basanzwe? Ari n'abantu basanzwe. Ubwo se kesi zabo turazizi, bashobora kuba bafite za kesi nk'izo biterwa the nature of the case. Bashobora kuba nabo bakwishyura bafite amafaranga, bakaba bakwishyura nk'uko nawe uvuga ko yakwishyura. Byaterwa na kesi uko iteye. Tuvuge umuntu ashobora kuba nawe yarakoze ibintu nk'ibyo, ariko akaba kuba yatanga indemnity, yafata amafaranga akayindemnitizinga aho uko byagenze akaba yayagira, kuko hariho crimes. Okay, theft is a crime, the penal crime. Kwiba ariko ni igikorwa gikomeye. Tuvuge nk'umuntu kubisa umuntu cyangwa kamwiba cyangwa kamwica cyangwa akambirira kumugirira nabi cyangwa agapfumuriza y'umuntu kugira ngo agire, ibyo nabyo birimo ibintu byinshi. So tuba tugomba kureba ka uko imeze, cyangwa se umuntu akarepinga umugore cyangwa se agakora ibintu mbese biri violence, bikorwa biri violent, bimeze nk'ibyo. Pastor, reka dutegereze wenda icyo urukiko ruzafata nk'umwanzuro. Ariko wumvise n'ibya Apotre Mutabazi washinjwe n'umuturage hari mu murenge wa Kinyinya muri Gasabo ko yamwambuye amafaranga y'inzu akaba yaranze no kumuvira mu nzu. Bo numvise Mutabazi icyo numva ngo bazayishyura, afite ubushobozi bwo kuyishyura, ariko hari ikindi numvise cy'undi muntu wo mu diaspora nawe wuririye bavuga yuko ngo hari amafaranga ye yamuriye. Si n'uwo wenyine, hariho n'undi wo muri Canada wunzi twavuganye aramundegere ko ntabwo nagiye kujya kubyamamaza, ariko bitumye ntekereza byinshi. Gusa Mutabazi we nk'umuntu ibyo yakora abantu bameze bati, gusa kiriya kintu cya jewe ndeba ni cya izina Apotre. Urumva muri society rimuhindura ikindi kintu, ni umugabura w'ibintu by'Imana. Biriya bintu rero bireze kandi ntabwo ari byiza. Ni ukubera icyo atari byiza, ni uko byica ubutumwa bwiza kandi na image y'abantu bahagarariye Kristo nayo ikandura. Sinzi uyu nawe ubitekereza, kuko buri muntu umurimo we mukwari agomba kuba afite uko ameze, kuko n'abapagani ubwabo bano bari bazwi ndetse yanafatwa cyangwa yakora n'ibyo ntibanabyiteho, nabo bagerageza kuba abantu bafite integrity. So rero nkawe ntabwo ari ikintu cyiza. Gusa jewe icyo mbiziho, uriya n'umushinga wa Illuminati, uzi yuko hariho gahunda yo gushaka gushyiraho idini rimwe. So uriya mushinga wo gushyiraho idini rimwe, iyi mirimo yacu yivugabutumwa yamaze kwinjirirwa n'abafrimaso, abaruzikuruwa, abajesuiti, mbese iyo abantu bose bakorera mu ibanga kandi bari against Christ, binjiyemo cyane. Benshi muri aba ngabo bureba banakora ibyo banihandagaza ngo ni ba Apotre bafite n'imbaraga za gikonikoni. These guys bakorana na Illuminati n'aba Freemason na Apotre Mutabazi. Ndavuga example y'abantu nk'abo bafite zo titles. Ubwo nawe ariko arimo nakubwiye ngo hariho gahunda ihari, abantu bagenda bitariye amazina bagamije gucafa izina rya Kristo,
muri ya gahunda yo gushyiraho idini rimwe, sivuga Mutabazi, ariko Mutabazi nawe namwibazaho, ese kwita apotire yabishakagaho iki? Cyo ni ikintu cyane, ko apotire gihe nicyo njya mbwira abantu, ubundi ari amazina apotire, prophet, reveranda, those big names, bishop, no bishop it's okay, buriya pastor, bishop, ni ibintu bisanzwe. The bishop is the overseer, byari bisanzwe biriho no mu episkopi. Ariko ijambo apotire, ijambo prophet, ibyo birakomeye cyane hano mu madini yacu y'abapantekote. Reveranda biri hariya muri bariya amadini yandi asanzwe nk'abangirika, bano ba protestante. Noneho bariya bane wacu bafite n'ayandi ikirenga ngo Monsenyeri. Ibyo byose ntabwo ni titles ziri demonic, kuko zitwara umwanya w'Imana, si actually antikristo, kuko nta wundi ugomba kwitwa Lord cyangwa Nyagasani apart from God. Undi wakwitwa atyo ni Kristo, niwe bonyine baqualify yo kwitwa Nyagasani, kuko bari ku rwego kwitwa abami n'Imana, abandi bose baba bakora ibintu. So noneho kubyerekeye nyivuga kuri icyo kintu, ayo mazina benshi barayidumbukiza bakayita. So bano bantu bacu rero bano bari mu gipantekote cyangwa mu madini yanga yitwa ngo ya evangelical churches avuga ubutumwa, Satani yaje abyinjiramo arohamwa abo bantu benshi bafite ayo matitiri. Icyo bagambiriye gukora niki? Ni ugucafuhaza niyo nzira. Hariho nabo basigaye bita bongeraho amaranka yandi nka ba doctors, ba professors, abandi muri Nigeria harabita ba supersonic, supersonic man of God. Ese supersonic uzi cyari cyo? Supersonic ni ikintu kigenda nk'umurabyo, speed kigendera kirukanka, abandi bakiyongeraho n'ibindi bintu byo gukanga abantu n'iki byose. Ariko wibuke ko abo bantu bafite n'ibyo bita gucisha imbaraga za gikonikoni kugira ngo bashobore kurya no gukora amahano. Ijambo ry'Imana hari icyo ribivugaho, abameze batyo bazagusha ishyano. Iyo turebye mu Bafilipi igice cyaho cya 3, Philippians murongo 17, aravuga ngo bene data mugere ikirenge mu cyanjye muhuje imitima, kandi mwite kubakurikiza ingeso zacu izo mufiteho icyitegererezo. Paulo igihe yavugaga abajya mu murimo w'Imana, yatanze uburyo bwiza yuko we ari icyitegererezo cy'abandi. Yaba abantu bajyaga batekereza batyo, uko yagendaga niko tugomba kugenda. Noneho ku murongo wa 18 akavuga ngo hariho ngo benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. No mu gihe cya Paulo bano bantu bari bahari bameze batyo, n'abanzi biki b'umusaraba wa Kristo. Nyamara ku murongo wa 19 ari cyavuga ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, kandi ngo bahoze umutima ku by'isi. So abangaba rero bameze batya barahari, ntabwo ari igitangaza gihari, ariko ni ukuberekana bakaba identified. Ikibazo nuko bino bintu by'Imana nta muntu ugira checks and balances ntizihaba, nta muntu checkinga ngo kuko nta ubaza, umuntu abyuka akita iki undi akita iki. None ibyo ngibyo nta umuntu byitaho kubibaza. Ikintu bashobora kugutotereza ni uko ushaka kuvuga ibya Kristo neza. Iyo ushaka kubita ibya Kristo neza ugakiritika ibitagenda mu nzira y'Imana, ariko siva kujya kubikiritika mu nzego z'ibyisi, kuko isi iri mu tware bwa Satani. Noneho ajya kubona ukabona baragukurikiranye aho ngaho, ugasanga banakwanga kuko uvuga Kristo, kandi Kristo baramurwanya ntibamukunda. So rero ibyo ngibyo byo birashoboka. So bira rero nicyo gihe navugaga iriya titire ntabwo ari z'umuntu kwita kandi agenda muri ubwo buryo. Akwiriye kureba ukuntu yabitekerezaho. N'abandi bameze nkawe ko sivuga umuntu, ndavuga abantu ibintu byinshi mbese
icyo nshatse kwereka urakibona, ndakwereka muri rusange ibyo nkwereka abantu bagendaga bita amazina bano bazana ibintu, ngira ngo wabonye akavideo ko umuntu i Bugande wakubitaga abantu kiboko. Bira ni ibintu bibi, ariko ndashaka kwereka n'iki kibizana ni wa mugambi wa antikristo gushyira mu buhe buryo abantu bamara kuzinukwa ibi bintu bakabona yuko ari nk'iby'abasazi, bazavuga ati ibyo ni ibiki, kuko hari na biriya bya terrorists by'abasilamu, abasilamu terrorists b'abasilamu, biriya nabyo abasilamu cyangwa bitwaza idini ya Isilamu. Ntabwo navuga ngo barayitwaza, ni abasilamu mu idini, kuko abasilamu bamwe bavuga ko bari yarabitwikira idini n'amahame yaryo barangiza bagasebya ubusilamu. None se hari ikintu utumva neza, nta kintu bari abantu bakora kitanditse muri Qur'an bahimbye kiba kirimo, ariko interpretation bayiha ishobora kuba atari yo yanyayo. All right, ubwo icyo cyo sinakitindaho. Ariko icyo nakubwira, nabo ntabwo ari bo, hari izindi forces ziba mobilize, kuko niba mainstream Islamic religion itabisiposaringa yarabyihoreye, noneho bariya babikora ntabwo babikora ku bwabo, bafite bashebuja babishyiramo amafaranga kugira ngo bibeho. Kuki babikora se? Ni ukugira ngo ikintu cyitwa iyobokamana abantu bakizinukwe. Wabonye imyigaragambyo iri muri Iran kubera umwana w'umukobwa uherutse gupfira mu kasho ya polisi, bamuhora iki? Ngo kwitwikira. Kwitwikira ni ikintu cyiza, ntabwo ku gitsina gore Bibiliya natwe bidusaba kwitwikira, ariko twebwe Bibiliya ibidusaba mu gihe umugore ahanura cyangwa mu gihe asenga, ariko bariya agomba kwitwikira aho agiye hose. Ibyo rero binyuranye n'icyo Bibiliya yigisha, kandi igiye ku bwanjye nemera yuko Bibiliya yonyine nicyo gitabo cyahumetswe cyavuye ku Mana Data. Ibindi byose abantu bagenda bakora cyangwa ibindi bitabo origini yabyo nabanza kwikoraho ubushakashatsi. Impamvu ntemera yuko byaba biva ku Mana imwe, ntabwo Bibiliya yavuga ikintu muri Bibiliya nigera mu kindi gitabo kandi kikagihindura kandi ari Imana imwe, ntabwo byakunda. So rero ubwo Imana yaba God of confusion, niba tuzanira confusion. Noneho ubwo ngubwo bariya icyo bakora urakizi, icyo nashaka kukubwira, hamwe n'abangaba bari mu bukirisitu. Ubu mu bukirisitu hajemo abantu nk'abo ngabo kugira ngo nabo niba mara kwiba abantu bakababaza bakabagirira nabi, bizavemo intandaro yo kuvuga ngo ariko ibi bintu bimaze icyo ubundi, kwari ntacyo bimaze, kuko ntabwo bibakora umurimo wa Kristo, ahubwo barakora ibindi. Pawulo aratubwiye ngo tugomba kugira ikirenge muke. Niba uko Pawulo yagendaga nuko yavugaga ariko dukora kimwe n'izindi ntumwa, twaba turi abagaragu beza ba Kristo, ariko niba dutara tukajya mu bindi ni ikibazo. Icyitonderwa, umuntu ntabwo turi abacamanza ko turi abantu, nanjye nagwa mu ikosa cyangwa nakora ikindi kintu cyangwa nabukundi, ariko turebe ikintu cyitwa Bibiliya cyo kitwigisha. Icyo kitwigisha tugomba kurwana kugira ngo tugere ku cyo tugomba gukora kinezeje Imana, mbese niyo akabaye objective yacu. Dore andi magambo nshaka kurangirizaho kuri iyo kayi y'ibintu bimeze bityo. Iyo turebye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya mbere, hari amagambo meza akwiriye gutekerezwa. Aya magambo aravuga ngo nawe umuntu ashaka kuba umwepiskopi, ashaka kuba umuyobozi, hari amagambo abantu bakwiriye gutekereza. Iri jambo ni ryo kwizerwa, kandi ngo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi vuba ashaka kuyobora itorero ry'Imana, cyangwa ashaka kuba umuntu ubarwaho amagambo, mbese ugabura iby'Imana, icya mbere aba yifuje umurimo mwiza. Ngo nuko rero umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abo udakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, cyo nacyo uracyumva, kuba azi kwigisha abantu, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo aba umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, cyo uracyumvise, utegeka neza abo mu rugo rwe, kandi agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Yes. Ikindi ikibazo, mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe
yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Urumva itorero ry'Imana rikeneye kuba uririnda, agomba kuba ari umuntu kandi agomba kuba ari n'umugabo. Hari ibintu byaje ugasanga abagore noneho basigaye n'abatinganyi baza. Ntabwo umugore Bibiliya itwigisha ko akwiriye kuba umuyobozi w'itorero ry'Imana, ariko ubu nibo nka 80% n'abagore. Ni nayo mpamvu aho kugira ngo haze icyiza hiyongera ikibi, kuko abantu bateshutse ku mabwiriza no kwitondera ijambo ry'Imana. Agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe, hapana umugore w'umugabo umwe. Cyo tugomba kucyumva neza. Hari ibindi twahubihuguzamwe abantu kugira ngo bino abantu babyitondere. Umurongo wa 6, kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba kugira ngo atikakaza akagwa agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Icyitonderwa ku murongo wa 7 ngiye kurangirizaho. Kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Abo hanze ni bande? Ni nk'abariya nkuriya mugabo, ndavuga nyirinzu n'abandi bazabibona. Abandi bene baranabyishimira. Nabonye kiriya kintu cyakuruye abantu comments, zimugira ngo zimaze kugera muri za 200. Abandi ba views bararenga mu bihumbi nka 70 ingahe. Ibyo byo rabyihutira kubireba. Kwayi kuko apotre yaba ari nk'undi muntu usanzwe ntago bakaye abantu ari benshi kumenya kuriye. Yaba ari nk'umuntu w'umarine usanzwe ari umujura cyangwa undi muntu usanzwe ntago abantu babikurikira. Ariko kubereka akantu yiyise ngo apotre ni ikintu gikomeye cyane, kandi ni ibintu nanjye ubwanjye bintera ubwoba. Ese nk'ubu ngubu nkanjye umuntu akaba pasiteri Musisi, uza abantu bagira abamadini abanyanga iki byose. Niyo mpamvu tuba dukoma no gusaba Imana turinde. Gusa icyo nshaka kuvuga hariya kuri we nabonye ntacyo byitayeho. Iki kintu cyantangaje. Kandi yabwiye umugabo ngo azamuha amafaranga mu kwezi kwa 8. None ubu tugiye kujya turi mu kwa 10, turajya mu kwa 10. Nta n'igitekerezo cyo kuza kuyamuha gihari. So rero urumva oya ntabwo ari byo, kandi izo ntayiraramo, kandi yaravuze ngo ntihazagira uyinjiramo. Ni ukuvuga ngo umugabo icyo akeneye so kumubwira ngo iriya ntabwo ari banka ye, arashaka amafaranga nawe yikenure, afite ibibazo by'abana. Kuri mugabo yaranavuze ati atanayanyishyuye akampa inzu yanjye kuko iri kwangirika. Yes, urumva aho bigeze aho ngo bimaze kuba bibi. Oya nawe ndamubwira nawe yumva kino kiganiro na azumve yuko atari byo rwose. Kandi sizi impamvu abantu bashaka kugira ibintu nk'ibyo bakaba controversial. Usibye yuko muri no minsi ntabwo ibyo abantu bakibyitaho. Umuntu ashobora kuba ari reveranda nk'uko biyita, ari profeti, akagenda akavuga ngo Imana yambwiye gukora ibi, bakabyemera. Imana yambwiye gutera abagore batatinda nazi bateye, n'umwuka wera yabimbwiye. Ejo abantu bakaza bakuzura ngo afite imbaraga z'Imana kubera yuko afite imiguruko. Ntabwo abantu bagisoma Bibiliya ngo icyo birayigisha kandi bagikurikize, kuko abantu icyo bashaka niki, icyo bashaka nuko ari abisi nyine. So nubakoze kubyo nicyo nabivugaho, gusa azareba ukuntu yabyigobotoramo. Azaba asize sura ki hanze? Sura naba yarayifite nabwo simbizi, ariko ndavuga ku muri rusange abumva iby'Imana byaba already ntabwo ari byiza. Ku murimo w'Imana yabawe. Erega buryo umuntu tweke tuba turwana cyo no kudatukisha izina ry'Imana. Naho twebwe turi abantu basanzwe twirinda kugira ngo izina ry'Imana tarendete. Niyo mpamvu birivuze ngo abe umuntu wirinda kugira ngo izina ry'Imana hagarariye ridatukwa n'abapagani. Pastor, reka tugende tuve mu Rwanda tujye hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Adolphe Muzito yabaye minisitiri w'intebe wa kiriya gihugu. Ejo kwa 5 yasabye ko Perezida Tshisekedi yategura intwaro bagatera u Rwanda. Hanyuma aho muri Kongo Tshisekedi aherutse kuvuga ko FDLR ritakiri ikibazo, ariko twabonye yitwa Kire Ngoma, uyu ni umuvugizi wa FDLR, avuga ati ibyo avuga arabeshya, twe turahari turacyahari. Sangohuza ibyo bintu byose. Ibyo bintu byombi byo muri Kongo. Icyambere Africans ntabwo dufite statesmen. Statesmen urabumva? Abantu b'inyangamugayo bakwiriye kuba bayobora abandi. Dufite ikibazo yuko turi cyo bita demagogue. Demagogue zina abantu kwamamaza
kugira ngo icyo bita cheap popularity, kugira ngo mbese bumve ibyo rubanda rushaka ruvuga, kugira ngo bagaragare yuko bari muri ayo mafuti. Kandi ubundi umuyobozi ntabwo akwiriye kuyoborwa n'abantu ibyo bavuga by'ubusazi, kuko abantu baba bari confused icyo bashaka ntibakizi. Wowe naba uri umuyobozi wabo baturisha babwire icyo ubwenge cyagufasha. So Africans ntabwo dufite ibyo. Mvuze abanyafrika cyane cyane kuko nibo cyane ubundi bafite ibintu by'ubusazi. So noneho rero cyane ko impamvu uruhande rumwe kandi mbagarukira nuko nabari ibikoresho by'izindi mbaraga. Ariko noneho impamvu bavuga kuri abantu bose muri Kongo babariye Karungu ngo bari bigaragambye bashaka gukubita wiki byose, ariko ntabwo yabatekereza atyo ngo avuge ngo batere u Rwanda nk'igihugu. Niba baze barwanira mu Ventura bayivane hariya, naho kuza gutera u Rwanda se babivuga bari serious, baba nupfa kuvuga icyo bita irresponsible gospel cyangwa irresponsible utterances, kuva kubitaho ibigambo. Ubivuga ubitekereza wabanje kubyestima cyangwa niki, nuvuga ngo bamuhaye intebe no kugira ngo ejo atera u Rwanda. Icyo bashaka niki ni cheap popularity, kugira ngo ajye hariya ejo abaturage bagire bate bamukomera amashyi, batinya abaturage kumureba nabi ngo yavuze ibintu ibi nibi. Uriya witwa Vital Kamerhe nawe ngo ejo yarabivuze. Ariko kandi hari abandi bavuga ibindi bintu bitandukanye ngo we ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga haba hari na za fake news nyinshi, namenye ibyo aribyo. Ariko nige nashatse umuyobozi wo muri Kongo ushyira mu gaciro, naramubuze. Ahari wenda barahari ariko nuko batavuga. Ubundi ikibazo ubushize nagisobanuye uburyo biriya bintu byakwiga yuko hari ibintu ikibazo cya Kongo gikeneye gusoma no kukicarira. Hari imitwe y'uburyo butatu. Hari za mayimayi, hayo n'ababandi yitwaje intwaro mu gihugu badafite n'icya na political line, badafite umurongo wa politiki. Hari abarwana bava hariya bava hanze nk'abo ba FDLR bigambaga n'abandi baritabara n'abandi. Abo ngabo n'abanyamahanga ba ADF kandi barica abaturage. No bagomba gusabwa kwigwaho ikibazo cyabo, ayida bakaba impunzi cyangwa se baba bashaka kurwana bakajya mu bihugu by'iwabo, apana kurwanira hariya kandi bica abaturage. Kuko iyo bisha abaturage already icyo na aggression ku gihugu. Aho ije sinumva neza uzambarize wowe, umuntu naba yinjiye mu gihugu cyawe ari defite intwaro akica abaturage bawe, ubundi mu yandi magambo aba yakugabyeho igitero ko avogereye uburenganzira bw'igihugu cyawe, ubusugire. Nk'abari b'i Burundi kino gisirikare cyagiyeyo ngo cyambura abantu iki, cyambuye abantu intuza, imyenda, inkweto, amafaranga, ibiki. Mu gihe ugiye gushaka umwanzi urangije ufasha abantu rabibye. Icyo ni ibintu numvanye bariya ntabwo mbiza ariko hari ababivuze b'abanyamurenge bareba muri Gumino. Noneho rero icyo kibazo abo bantu barwanira mu gihugu aho kugira ngo abari bureba cyane bavuye hanze kandi bica abaturage, bamwe hari n'abafite ibice bakontorora bacukura n'amabuye, ubu ni umutungo w'igihugu. Noneho kuko mwebwe ibyo murimo mutabizi mwibereye wenda gene biraye ko umuntu kuba nka Kishasa ibera mu burasirazuba bwahana bayuva yuko nta nubwo biri muri Kongo, biri mu kindi gihugu, kubera nyine imirebere yacu ya outlook yacu ya Afrika tureba ibintu mu buryo bwo hasi cyane. Yewe de bihugu nka umuntu uyobora nka Amerika cyangwa umuntu uyobora nk'Uburusiya, igihugu cya mbere kinini mu isi, bareba nka Kongo bakuvuga ko ari igitangaza. No, ntabwo ari igitangaza, ari ubwenge gusa wenda bwacu buciriritse. Noneho ngiye nkatekereza ngo niba tubonye abamayimayi tubije ku giti cyabo, abo ni criminal elements bari mu gihugu, aba ngaba bavuye hanze nabo ni ikibazo cy'urukwabo. None abandi barwana bavuga yuko barwanira uburenganzira bwabo, abo ngabo nabo tubumve kandi ibyo bintu byakoroha. Sinzi yuko byatwara, by the way, nuko abazungu batwangagira ngo aho igihugu nka Kongo gifite ibyangombwa, abantu abaturage benshi bashaka no kwikorera kandi uburyo bwo gukora barahari, uburyo bwo kurya burahari, nta bishwe n'inzara bahari, nta bagize bate, ariko ibintu nk'abo ngabo bakabura amahoro no kuba nta nubwo barwana bashaka yuko na leta ivaho.
nk'abo tureba mu bindi bihugu baba bigaragambye bashaka guhirika za leta zabo. Oya, bo barashaka gusa umutekano ngo bagire amahoro. So ari ukubikakoranira kubikora wicaye ku ntebe ukavuga ibifaransa byinshi muri Loni naramuzi ko yavugaga n'ijwi riri deep nyine ukumva yuko ari igitangaza. Ariko in practical terms ukumva ntacyo amaze. Abajya ko abajyanama ni nk'abo ngabo bwira ngo natera u Rwanda. Natera u Rwanda se bimire bite? So je nicyo navuga atari uko wenda mvuga je ndavuga ngo uko byagenda kose nabo Rwanda bararukeka ngo rurarwana rurafasha iriya mitwe. Ni nkuko nabo bacumbikiye FDLR. Ni nkuko bacumbikiye imitwe yindi igenda ikambura abaturage ibyabo. Nabo ubwabo cyo ni ikibazo cyabo. Ahubwo je ndavuga ngo nibakora iki? Nibijye uburyo badangiza kiriya kibazo kandi kiroroshye. Kirasaba gusa umuntu kuba afite mu mutwe hazima atari umusazi. Yes, naho kuvuga ngo Rwanda, Burundi cyangwa Uganda ngo barabatera bashyikiye ishyamba zibarwanya. No. You just deflate it. Nta kantu koroheje. Undi nubwo bagize ugira ubwenge you disarm your opponent cyangwa uri muntu ukora cyangwa ushyira mu bikorwa ibyo ubona byakuzanira amahoro. Kurusha kwitwaza umuntu ngo kubuza amahoro iwabo. Pastor, reka dusoreze kuri ku nama y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yasojwe i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki cyumweru. Warabikurikiranye ni inteko rusange ya 77 y'uyu muryango wagiyeho mu 1945. Iyi nteko rusange y'umuryango w'abibumbye nahoze ndeba ngira ngo nanabikweretse kuri Twitter. Perezida wa Malawi Lazarus Chakwera yavuze ko bifuza kuzayisubiramo mu mwaka utaha ari uko Afrika yahawe imyanya ibiri ihoraho mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, ibyo bita veto power. Hanyuma akifuza ko haba n'ibindi bihugu bitanu bihora bisimburana muri kanama k'umutekano kagizwe n'ibihugu 15. Iriya nteko rusange warayikurikira wese wayitubwiraho iki naho yiri mirerekeza isi muri rusange? Nagire commentaire uvuga kuri icyo cyo Umunyafrika. Mu buryo busanzwe hariho uburyo bw'ibanga ukuri kwabyo, ukuri kwibanga kwa Loni ubwo icyo ari cyo. Hariho n'ukuri abantu bose bakumva. Icyambere kuba uri member hariya ugomba kuba uri super power. Nose muri Afrika ni iki gihugu kiraho kikwiriye kuba super power cyabari. Ibihugu 5 members bose bafite nuclear weapons, intwaro za kirimbuzi. Kwa nta bindi bihugu se by'Uburayi bindi birimo. Harimo Ubwongereza n'Ubufaransa. Hakabamo Amerika, n'Uburusiya, n'Ubushinwa. Those are 5 countries permanently represented. Their powers bafite ibintu byango umuntu abafite kugira ngo abe ibyo ngibyo. Joe Biden icyo nabonye yavuze ibihugu yavuze yasabiye kandi kubisabira we buriya ni nko kuvuga ngo nibyo bazashyiramo umwaka utabaza wenda birimo. Ibyo ni Ubudage, Ubuyapani hamwe n'Ubuhinde. They qualify because these are powers. Ubuyapani ni power mafaranga. Ubudage nabwo ne power mu mafaranga no mu bindi bintu. Wena nakubwira mu byibanga bindi. Ibyo rero biraqualify. Niho se nka Chakwera muno se bashyira ruriya noza Hikirema arashaka ngo bashyiremo Zambia urure ejo bundi yari yakora president ntabwo ari igihugu buri. Ni igihugu kiri kuri serum. Wabivuze ni Chakwera wa Malawi. Ni Chakwera cyangwa ni Hikirema? Naga Hikirema ni Chakwera. Chakwera that's a small country, small economy. Malawi. No, ni igihugu biba bitunzwe n'imfashanyo. Nose yaba erga kugira ngo ugire veto. Ugire n'icyo uvuga ibyo bita veto. Burya umuntu permanent hariya wagata muri ziriya bira bihugu bitanu. Each one has a veto. Evyo nuvuga ngo ashobora kwanga ibyavuye ibyo abantu batekereje. Akavuga ati jewe as a member nubwo ndumwe ariko giye ifite veto kuko constitution yabo ntabwo iri democratic. Iri dictatorial. Foyo nabo jewe mvuze ngo ndanze ntabwo basa. Amerika ajya ikoresha veto cyane mu bintu bijyanye n'inyungu za Israel. Yes ikabyanga bakabyihorera kuko it's America said. So rero ibindi bisanzwe kandi niko bimeze.
ubwo byo ni ibintu bisanzwe byo wabwira abantu bo ku muhanda, abantu basanzwe kugira ngo bumve. Noneho ko tujye mu ibanga wenda bitazwi na benshi. Loni ni umbrella, ni igikoresho cyo bita blueprint cyo gushyiraho leta yo gutegeka isi yose. Ntabwo ari ikintu rero cyo abantu uko bakivuga, ntabwo ndibwire ko nk'abo bantu nza bacyakwera we ntabizi, ariko ashobora kuba bizi, ariko nyine akavuga ibyo ashaka kugira ngo abantu bumve. Ni ukuvuga ngo Loni hagomba kuba harimo ibihugu 10. Hari 5 bikomeye mu gisirikare ari byo biri kuri Security Council, n'ibindi 5 bikomeye mu mafaranga. Ibyo no Buyapani, Ubuhinde, Canada, Italy n'Ubudage. Ikitonderwa, Ubudage bamaze gusegeshwa mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ntago bamenye yuko Ubudage ahubwo ari cyo cyicaro gikuru cy'ubutware bw'abategeka isi b'abanyamafaranga, ari no bategeka na Amerika n'isi yose mu bukungu. You see, power rests with the gun and the cash. Ufite amafaranga kandi akagira n'imbunda, niwe ufite ijambo. So rero bariya impamvu genushe Biden nkumva avuze gushyiramo Ubuyapani, Ubuhinde n'Ubudage, ibyo n'ubundi bisanzwe muri bya bindi 10 twavuze bikomeye, n'ubundi bisanzwe bikomeye. Ntabwo biri kuri Security Council, ariko birakomeye mu buryo bwo gutegeka isi, cyane cyane kubera amafaranga bufite. Urugero nk'Ubudage buyobora Uburayi muri economy, kabari naho budafite nuclear bomb nk'iy'Ubwongereza bufite cyangwa Ubufaransa. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, n'abari ibyo bafite n'Abadage babibigishije. The German experts nibo bigishije Abarusiya n'abantu za gukora izana ntwaro. Byumvikane ko tekinoloji barayifite, ariko wenda kubera amasezerano bavuze ngo barabahannye, kimwe na kubera ibyo bakoze mu ntambara, ariko ari uburyo bwo kwihisha, bo amabanga yabo barayazi. Wamurute nka Ubudage bwashegeshwe mu ntambara ya kabiri y'isi yose, icyo kintu wari wagitekereza? Bukaba bwaraciye ku bindi bihugu byo mu Burayi, bukaba aribwo butegeka isi mu mafaranga. Japan bakubiseho bombe za Nagasaki na Hiroshima, ikaba ari ubu ni iya gatatu ku isi yose mu bukungu. Mbere y'uko Ubushinwa buza yari iya kabiri kuri Amerika. You know, igakurikirwa n'Ubudage. Those are the countries which suffered mu ntambara, kandi ziba defeated, baratsinzwe mu ntambara, ariko no bafite ubutunzi. Hari ubwiru, ubwo bwiru bwo nkubwira nibwo nkubwira yuko bari abantu ari Loni bavuga banga barwanira kujyamo. Loni ni bahumure, leta itegeka isi niho nizajyaho y'isi yose, ni utegereje. Ntabwo ari gushyiramo Abanyafrika n'abaki bose ngo bajye kujya hariya baravuga se kiburi biriya bintu. They cannot be allowed. Pastor, ngare kadusoreze ku Burusiya na Ukraine rero. Iyi ntambara Ukraine yo intambara yo mu Burusiya ifite ibintu byishora kuba bamwe bari guhunga kwanga kujya mu gisirikare. Bari kwa kujya mu gisirikare, ariko Uburusiya ntabwo bwatsindwa. Uko byagenda kose genda cyeka yuko ari ukugira ngo ni gahunda. Nakubwiye yuko ari Biden n'abayobozi b'Uburayi burengerazuba, ari n'abari b'Uburasirazuba barimo abo Bushinwa n'abo Burusiya, iriya game uriya mukino bawuhuriyeho barawuzi. Uranyumva? Niba bawuzi rero iriya ni imikino barimo bakora. Kankwe nk'ikintu Uburusiya buzi neza yuko Ukraine ihabwa intwaro na biriya bihugu by'uburengerazuba. Ntabwo barukira ku ntwaro zonyine, bayihana na experts gukoresha izo ntwaro. Icya gatatu, bayikora na training. Ubwongereza bwa training abasirikari 5,000 bo batoje. Ubwongereza bwatoje abasirikari 5,000 byande bya Ukraine, nyine bagiye ku rugamba. Izo ni inkunga. Amerika yatanze za miliyari, sinzi niba kubungu hari n'izindi bongeye. Ni ukuvuga ngo iriya ntambara ntabwo Uburusiya burwana na Ukraine, burarwana bari abantu, kandi Abarusiya byo barabizi. Kandi Abarusiya bakavuga ngo Abarusiya baravuga ngo mu gihe Amerika cyangwa NATO yaje kurwana, baba ku mugaragaro baba bagiye kurwana na NATO. Abo ni Abarusiya.
ariko indirectly barahari kandi bararwana kandi barabizi kandi barabizi kandi barabyihorera bikaba. None se nukubera iki? Nabira byo bavuga ngo turaza gukoresha intwaro za kirimbuzi. No, it's just talk, barabeshya. Ariko eventually twebwe abarubanda rutuye isi turashukwa kugira ngo twe kumenya aho ibibazo biri. Ariko iriya ntambara na za ntwaro ushobora kuzakoreshwa. Kubera iki? Intwaro za kirimbuzi. Uti kubera iki? Singiye kuvuga ku buhanuzi nari sanzwe zibwa hari ubuhanuzi bwamanutse cya 1969 sibwo nshaka kuvuga. Ntari bwo nshaka kuvuga ku abakobwa batatu bari Fatima bo Bikira Mariya yabwiye ibanga rya gatatu ry'ibigomba kubaho. Ariko iriya ntambara ntabwo ari yo kurangira kuko impamvu zo kuyirangiza ntizihari. Biriya bishe bya Donetsk ejo byiriwe bitora kamarampaka ngo byiyomeke hehe ku Burusiya. Icyo ubwacyo it's an act of aggression kandi ntabwo intambara ishobora guhagarara. Biriya byo ngo abantu barahunga baragira bate Abarusiya kugira ngo kuba batarakoresha intwaro kugira ngo na Kyiv bayifate. Ni umugambi wo kugira ngo ntambara igere ku ngingo zayo. Iyi ntambara irangira ntabwo haba hakiri ikindi kibazo gihari. Uranyumva? Intambara iba yararangiye Abarusiya bagashiraho puppet regime cyangwa leta iba ijyanye n'inyungu zabo ikaba hariya muri Ukraine bikarangira. Ubu ntabwo tuba tubitekereza byarabaye history. None inyungu bazazigeraho batoka intambara yarangiye. Intambara igomba gukomeza. Niyo Abarusiya bageze hafi na Kyiv bagasubira inyuma. Bakongera bakibarankanya bakagira noneho bakasubira hariya muri Abarusiya bene wabo. Bariya bari muri ririya bya aho bita Donetsk n'ahandi bita Luhansk ngira. Abo ngabo none bakaba bashize no mu matora y'akamarampaka. That's another prolonging the war. Nuvuga ngo intambara kiriya gihugu akabaye ufatura cyihuriye kugira ngo gikomeze kigira ubuzima. Aho none kandi gishotoye ugiye kugicamwe kushaka ibice byabyo wigarurira. Kandi nabo ufite igice cyacyo wigaruriye ya ntambara ntizarangira n'ubundi. Nuvuga ngo cya kintu cyo vuga intambara irahari kigomba gukomeza kubaho. Nikimara gukomeza kubaho rero gupfa kuzakomeza kuba. Bari abantu mu Burayi bazakomeza bakora ibyo. Ubu ngubu hari ikibazo cyo kuvuga yuko Uburusiya bukoresha ibintu nka za gaze n'iki kongera ko bazabira ibihugu by'u Burayi. Nuvuga ibyo bihugu by'u Burayi bizagira ikibazo bavuga yuko hashobora kuzaba ikibazo cyane muri winter. Mu gihe cy'ubukonje bakabura gaze abantu benshi bagahura n'ibibazo ubukungu bukaba nabi. Kandi biriya ntabwo byafectinga Uburayi bwonyine n'isi yose. Kandi mu gushaka kugusha ubukungu bw'isi biri mu mugambi witwa World Economic Reset. Uburyo bwo gushaka gushyiraho iki programme nshya y'ubukungu mpuzamahanga. Ari uko ubukungu bumaze kugwa abantu bakaba batagishoboye kubaho ibihugu bikajya mu myenda byose bigatakamba bishaka indi zira niyihe twacamo ngo tubeho. Cyambere nuko ibihugu byakwemera gushyiraho leta imwe. Dukomeje muri buno buzima kumara indi myaka nk'itatu. Cyane mu mwaka wa 2025 uko niho ntekerezo uzaba umwaka ukomeye cyane. 2025 uzaba umwaka ukomeye cyane. Nibi barabitegura kugira ngo nibura muri uwo mwaka ibihugu bizaba bimaze ku byinshi bikungu buza. Nose dukomeje dutya twabaho. Mishahara ntabwo yiyongera. Ibintu birazamuka. Ibibazo biriyongera. Ukibaza intambara abantu barashaka bafite icyo bakora bacuruzaga bageraga bate barahomba. So hazabaho ikirero. N'imyigaragambyo n'ubwicanyi ni ibintu byinshi cyane bitari byiza. No guhirika za leta by the way in some cases. Uko byagiye wabonye byabaye muri Sri Lanka no mu bindi bihugu hari akajagari nkako. So rero ntambara rero ni kuri yimeze. Je ndibwira yuko biriya ibintu byo bakora by'intambara bagenda bayongeza igihe bagasa nk'abasubiye inyuma bati batsinzwe bantu none abantu muri Ukraine bakagira morale n'abandi bo mu Burayi bakavati murareba buriya mugabo turamutwaje mureke twongere dufashe. Mvuga ngo Amerika nitanga amafaranga izagaragaza yuko icyo bakoze gihari. Ese ntimura yuko Ukraine yagize imbaraga? Ese ntimura yuko hari ibice yigaruriye? Ese reka tubafashe? None abaturage nabo bakabigenderamo turabafasha. Ariko babandi bazi icyo bakora. Kahubwira ntabwo Uburusiya bwatsirwa. Butsinzwe isi yose yasibamo. Nose byakundwa se bite? Wewe wakuvute ko byakunda. Uburusiya gutsindwa ni ikindi kintu gikomeye cyane. Uriya ntuzahoza avuga ngo
ikintu cya mbere azemera ntabwo ikindi yemera, arashaka Uburusiya gutsindwa ngo bugahabwa n'ibihano. Sinzi ko avuga ibyo avuga niba bizi, ariko buriya nawe ari muri uwo mukino uriya Zelensky. Icya mbere ngo bugomba guhabwa ibihano, icya kabiri ngo bugomba kwirukanwa ngo muri umuryango w'abibumbye muri bariya batanu bakomeye ba Security Council. Za conditions zatanga, urumva arareba yahaze wenda yishyize hejuru yuko Uburusiya niho yabukandagiye. Wakandagira ikintu gifite amahano. Yari umuntu wambwiye ngo zya ntwaro z'Uburusiya zose bariya bohereza muri Ukraine ni intwaro ngo zari zarabuze aho bazibika, zari zarakoze mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Buriya it's another way of disposing them, ni uburyo bwo kugira ngo bazikize biriya bitwaro byose. Nta ntwaro kandi ejo bundi ntuzarabivuze, Putin yaravuze ngo dufite intwaro bamwe no mu Burayi badafite bariya burengerazuba dushobora gukoresha time muri ibi rugamba. So bo barabizi ibyo bakora, ntabwo bakina, tuzi guys bafite ibyo bakora barabizi. Aho barashaka ko ino ntambara ibaga heza ikaviramo kugwa k'ubukungu bw'isi yose, kubera cyo kintu nakubwiye cyitwa economic reset batangije. So ruko cyo nico nakubwira, ino ntambara ya Ukraine mwitege, ntabwo ari ikintu cyo gukina. Ko nge nakubwiye yiba icyakabaye cyiza nuko Ukraine yatsindwa, icyo niyo cyo nyine cyasubiye ikibazo. Nacyo ngo Uburusiya buratsindwa ntabwo bikunda ntabwo byashoboka, ibyo nyine nuko dukurangira kwisi. Fogo Uburusiya niyo mpamvu bwavuze ngo bashyizeho bariya bari reservists, Inkeragutabara bazihamagaye. Nubwo hari bariya bahunga bagira bate, no ntabwo icyo cyahubwo nicyo gikwiriye gutuma Abarusiya baba scared. Murahunga ku gihugu kandi igihugu kigiye guterwa, bavuga yuko nabo bagiye kurangira. Burya ni ukuvuga ngo bagomba kuhagararaho, kandi kwihagararaho kwa nyuma niho Putin yaravuze ngo London n'imijyi yo mu Bwongereza ngo bashobora kwita gitinga mu munsi mwese bakahindura ivu urubareza n'ahandi hose, because they have the capacity, ntabwo ushobora kuba wabagira. So rero ibi byo kwishimira ngo ntuza ngo yabatsinda ibatsinda site, ibyo ni ibintu abantu barasetsa cyane. Ikintu cyiza cyabaho nuko Ukraine yatsindwa. Burya ngo kwa bwoba hatashye impundu, naho ngo kwa bugabo hafitaho induru. Ni ukuvuga rero ntabwo ushobora kurwanya ikintu nka kiriya cyaguhagurukiye kivuga yuko ukorana n'abantu bitwa ngo ni abanazi, bavuga yuko kandi kuba umunazi bivuze umwanzi w'Uburusiya w'iteka ryose, ntabwo byakunda. Ubwo rero niyo porogaramu bariho, uriya n'umukino barimo uzarangira ibintu bicitse. So rero Imana igumuca nuko narangiza. Pastor, umuntu yavuga ko Ukraine itatsinzwe itatsinzwe, aravuga ngo icyiza nuko Ukraine yatsindwa. Ubuse yavuga ko yatsinze cyangwa na gutsindwa ni ukuvanaho leta yuriya ngo Zelensky, bagashyiraho ene regime, ene government iri pro Moscow, ariko bakagira amahoro bakabaho, natwe twese tukagira amahoro. Si byose kuko nubundi iriho leta, erega burya za leta zose ziriho nta kizuba ziri bukore kiraho kiri special. So rero yabyo bakora ntibashobora kwemera, ntabwo bashobora gukunda. Jewe rero nshaka kuvuga Zelensky kari akantu bamushyizemo kuko abanyabugabo ni umugambi wa Bush, ni umugambi wa Joe Biden n'abambari be bo murangi bw'uburengerazuba bafatanyije n'ubuyobozi bw'Ubushinwa n'ubw'Uburusiya kugira ngo bongere batere morali abantu batekereza yuko intambara noneho Ukraine igiye gutsinda, noneho nabari bacitse intege n'abayukraine bahunze bajye mu gisirikare, noneho ya ntambara ikomeze kugira gute kwiyongera. Noneho ntuza yohereje abasirikare uriya North Korea Kim uriya witwa nawe nabari abashinwa nabo barabireba ko barashaka Rwanda za Taiwan n'iki, bose bari ku standby. Anytime iyi si igiye kwinjira mu kintu kuko mu myaka nk'itatu iri imbere uzareba ibintu bizabiri kuri iyi si tuzatukiriho, bizabiteye ubwoba. Ya Pastor, urakoze cyane. Twaganiriye ku ngingo zitandukanye, duhereye mu Rwanda, mu karere, tujya no ku rwego rw'isi. Wakoze cyane ku kiganiro duhaye. Ya Imana ibaho umugisha, murakoze. Reka dusenge Imana. Ya Uwiteka Imana ishobora byose, ibyo byose tuvuze ni ibintu bikomeye. Turashaka amahoro no kubaho, turasaba kugira ngo twumve uri mu ijuru tubere umutabazi udukize.
ibyo bari abantu bategura tuvuga kandi twumva nibyo, ariko uri Imana ishobora byose, niwe ushobora gucishaho ukarogoya imigambi y'icakura. Ukeneye kubaho nuko turacyakwinginze, hari ijambo wavuze Mwami Yesu ngo bitaba ubuntu bw'Imana ngo iyo minsi kubw'intore z'Imana izagabanywa, n'isi y'akaga n'akababaro. Ibuka intore zawe rero ziri muri iyi si, intore zawe zasinziriye, intore zawe zitari zahamagarwa kuko zitari zuva ubutumwa bwiza buzihamagara, zose kubwazo urogoye imigambi y'icakura. Tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.